Isengesho ryafasha umuntu ufite umutima ubabaye, umutima wihebye kandi ukaba ari umutima uremerewe. Mu isi duhura n'ibibazo byinshi, duca mu ntambara nyinshi, ushobora guca mu bihe bikutoroshye, ibihe binaniza umutima wawe, ibihe binaniza imibereho, ukagera aho wumva umaze kuremererwa kuko ibibazo bikwisukaho bikaza ari byinshi, iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ntubone ahazaza hawe, ntubone igisubizo. Ibyo bikaba byagutera kwiheba bitewe n'ibibazo urimo uracamo. Wareba imbere ntubone umuntu wagufasha, wareba inyuma ntubone umuntu ukuri inyuma wo kugushyigikira, wareba iburyo n'ibumoso ntugire uguhumuriza, ntugire uba mu ruhande rwawe. Bitewe n'ibyo bihe waba urimo uracamo ukumva uraremerewe rwose, ukumva n'umutima urenda guturika. Birashoboka ko rero waba urimo uraca muri ibyo bihe, rimwe na rimwe hari igihe ushobora kwisanga ndetse ibyo bihe urimo ubura n'isengesho. Iri sengesho rero umwuka wera arinyoboyemo, yiteguye kuri gufashirizamo we wacaga muri ibyo bihe. Nicyo gihe cyo kugira ngo uryizereremo. Imana yacu ni Imana yumva amasengesho, ni Imana isubiza amasengesho. Muri Matayo 7:7 yaravuze ngo musabe muzahabwa. Ni ukuvuga ngo umuyoboro Imana iba yiteguye gucamo itanga ibisubizo ni umuyoboro w'amasengesho. Niyo mpamvu igukangurira gusaba. Hari igihe rero ushobora kwisanga neza gusenga bikunaniye bitewe n'umubabaro cyangwa n'umutima uremerewe, wabuze uwo uruhukiraho, uwo wakagombye kuruhukiraho wenda se ni wo ugukomerekeje, ni wo ukubabaje. Hari igihe ushobora kwisanga uciye no mu biheru bidasanzwe, cyane cyane inshuti yawe ariyo igukomerekeje wajya guruhukiraho, cyangwa se umushumba wawe, cyangwa se umuyobozi mu by'iyobokamana ariwe wajya guruhukiraho, agasanga niwe ugize uruhare mu gusenya, bikagutera kuremererwa. Abandi hari igihe usanga baba bakomerekejwe n'abantu birizeraga cyane mu buzima, biringiraga mu buzima, noneho ibyo bikabatera gukomereka no kwangirika mu mutima, aho umuntu aba atakibasha gusenga, umuntu aba yihebye mu buryo budasanzwe. Ushobora nanone kuba wugarijwe n'ikibazo cy'imibereho, imibereho igoye kabisa, kubona amafaranga bikugoye, kurya bikugoye, kwishyura inzu bikugoye, ibyo ukora ubona byanze, cyangwa se umaze igihe kirekire urembye, urwaye, ukagira aho wenda wibona ko byananiranye, iyo ndwara ishobora kuguhitana, cyangwa se n'abaganga baramaze kukubwira bati genda byararangiye, barananiwe kukuvura. Ibyo nabyo bikaba byagutera kwiheba, ukumva ko birangiye uri uwo gupfa. Iri sengesho ribasha kukuvana muri ibyo bihe, ribasha kuguhindurira ibihe, ribasha kugukura aho ngaho, kuko ni Imana yumva amasengesho, ni Imana isubiza amasengesho, ni Imana ivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Matayo 11:28. Yesu yarazi yuko mu isi abantu bashobora kuruha, bashobora kujya mu bintu bitandukanye bibaremereye bikabarushya, bakaba bacika intege. Birashoboka ukaba wafungura iri sengesho wari urimo uraca mu bihe byo guhatana no kugira ngo urebe ko hari aho wava n'aho wagana, ariko noneho bitewe n'amananiza n'ibikunaniza ubona impande n'impande, ukaba wari ugiye gucika intege ngo ubivemo, ukaba umaze gucika intege wumva urushye kabisa. Iri sengesho ribasha kugira aho rikuvana, ribasha kugira aho rikugeza niwizera Imana. Ubundi ushobora gusanga aremerewe n'ibyaha byinshi, urwana no kugira ngo
uhagarika ibyo ukora, ibyaha wakoraga byakunaniye, ariko ukagera aho wumva uremerewe, uruhijwe n'imbaraga z'ibyaha. Iri sengesho naryo ubwaryo rishobora kukuruhura. Ni Yesu wenyine wakuruhura. Benshi bashaka kugira ngo baruhukire ku bantu, abandi bagashaka kugira ngo bakiyahuza ibiyobyabwenge, abandi ugasanga mu rwego rwo kunanirwa k'umutima yagiye kuruhukira ku mbuga nkoranyambaga, yagiye kuruhukira kuri televiziyo, arimo arumva arimo arareba filimi n'ibindi biganiro bitandukanye, ariko bikarangira n'ubundi umutima wawe utaruhutse. Iri sengesho rero ribasha kuruhura umutima wawe mu izina rya Yesu. Ryizereremo, urabona Imana, fatanya nanjye wizere, dusenge. Urabona ikiganza cy'Imana, urabona ukuboko kw'Imana. Imana ntabwo yahindutse. Ibyo urimo uracamo byakunaniye wowe, byananiye abantu, biruhije wowe, ariko Imana yo mu ijuru ntabwo byayirushya, ntabwo byabirushya. Iracyari yayindi, uko yareri kera niko n'uyu munsi ikiri, ntirahinduka. Iracyakora ibitangaza, iracyatabara abantu bayo. Nawe yagutabara, nawe yakwibuka, nawe yakurengera. Reka gucika intege, ahubwo ongera usubizwemo intege, ongera usubizwemo imbaraga, wongere uzamure ibyiringiro byawe, uzamure kwizera kwawe. Yesu yaravuze ngo icyo tuzasaba cyose twizeye, tugishyizeho umutima, tudashidikanyije ko tuzakibona, tugomba kukibona. Zamura kwizera kwawe gusa nicyo usabwa. Nuramuka uzamuye kwizera kwawe tugasenga, Imana iragira icyo ikora. Nuramuka uzamuye kwizera kwawe ukumva ko bishoboka, birashoboka. Warugeze ahantu wumva byarangiye, wamaze kuzamura amaboko, wihebye, wumva ko byakurangiriyeho, ariko ntabwo byakurangiriyeho. Imana iracyafite inzira, Imana iracyafite icyo yakora ku buzima bwawe. Yo iravuga ngo ntabaza nzagutabara, nkwereka ibikomeye utabasha kumenya. Muri Yeremiya igice cya 33 n'umurongo wa 3, ariko kuva ku murongo wa 2 hatangira avuga ngo niyo igira icyo ikora kandi ikagikomeza. Imana niyo yagira icyo ikora kano kanya, muri uyu mwanya uhagazemo, muri ibyo bihe urimo uracamo. Imana hari icyo yakora uramutse wizeye, hari icyo yahindura uramutse wizeye, hari impinduka zaza mu buzima bwawe. Rero mbere yuko dusenga, reka dusome ijambo nanone tubona muri Yesaya igice cya 41 n'umurongo waho wa 10. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye k'uburyo, ariko gukiranuka kwanje. Iyi ni Imana ivugana nawe mu ijambo ryayo, ikavuga ngo witinya kuko iri kumwe nawe. Nubwo wabonaga ko ibintu bikomeye, nubwo wabonaga ko ibintu bigoye, nubwo ubona ko ibintu bitagishoboka, witinya. Imana iri kumwe nawe. Yabasha kugukiza ubwo burwayi, yabasha kukuruhura mu mutima. Ibyo bikuremereye, ibyo bikugoye, ibyo ubona ko nta nzira zihari, ziracyahari imbere y'Imana. Imbere yawe nta nzira nibyo koko ihari, ndetse n'iburyo bwawe nta nzira ubona, n'ibumoso nta nzira ubona, mu bavandimwe nta nzira ubona, mu nshuti nta nzira ubona, mu buziranye nabo nta nzira ubona. Ariko nubwo nta nzira ubona, Imana irayibona. Niyo mpamvu ikubwira ngo witinya kuko ndi kumwe nawe, wikwiheba kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza. Imana yiteguye kugukomeza nubwo umutima wawe wari umaze gucika intege. Yiteguye kugira icyo ikora ngo ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Imana yiteguye kukuramira, yiteguye kukuramira ntukorwe n'isoni, yiteguye kukuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo gukomeye, yiteguye kugutabara aho ngaho ubona nta bufasha namba ubona iburyo n'ibumoso. Birashoboka ko uhamagaye mu bavandimwe bikanga,
birashoboka ko warebye imbere n'inyuma bikanga, mu nshuti bikanga, ariko irakubwira ngo ni koko nzajya ngutabara. Zamura ibyiringiro byawe dusenge gutabare, zamura kwizera kwawe dusenge ikurengere. Irongeye iravuze ngo kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Wabuze ukuramira, iyi Mana yaremye ijuru n'isi yakuramira. Iyakuzanye hano mu isi ntabwo yakuzanye mu isi ngo ikubabaze, ntabwo yakuzanye mu isi kubw'impanuka. Yakuramiza ukuboko kwawe kw'iburyo. Icyo usabwa ni uko umutima wawe wongera gusubiramo ibyiringiro, ucyara ubwoba ukabushyira ku ruhande, ukongera ukagarukira Imana mu mutima wawe, ukazamura ibyiringiro byawe, ukazamura kwizera kwawe. Ngaho rekeraho rero kwiheba. Nigukubwiye ngo wikwiheba kuko ndi kumwe nawe, wikwiheba kuko uracyari kumwe nayo. Irakubwira ngo ndi Imana yawe, ni ya yindi yakuremye, ni ya yindi yaguteranyirije mu nda ya mama wawe, ni ya yindi yaguteranyirije mu nda y'umubyeyi wawe. Igihe kigeze uravuka, niyo yagukujije ugera aho ugeze ubu ngubu. Ntabwo yabinaniwe rero, ntabwo yagutaye, ntabwo nuko ushobora kwibwira ko itakureba, irakurora, izi ibyo ucamo. Niyo mpamvu ivugana nawe muri aya masaha ngo nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Tugiye gusenga Imana ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Tugiye gusenga Imana iguture umutwaro uremereye. Mu Bafilipi 4:6 ijambo ryayo riravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisaba mubyingingiye mushima. Birashoboka hakaba amaganya yaramaze kuba menshi, aho warebaga ukabona nta muntu ukuri inyuma, nta muntu ukuri iburyo, nta muntu ukuri ibumoso, ukibona uri wenyine. Washakishaho igisubizo cy'imibereho yawe wakivana ukahabura, ariko Imana yakuremye irakubwira ngo witinya kuko ndi kumwe nawe, wikwiheba kuko ndi Imana yawe. Ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. None ikakubwira ngo rero ibyo ukeneye wigira icyo wiganyira, ahubwo ibyo ushaka bimenywe n'Imana, mubisaba mubyingingira mushima. Iyi ni Imana yumva amasengesho kandi ikubwira ngo wigira icyo wiganyira, ahubwo ibyo ushaka biyibwire, ibyo ushaka biyimenyeshe, ibyo wifuza biyimenyeshe, uyisaba winginga kandi ushima. Tugiye gusenga. Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, Mana isumba ibigirwamana, Mana iri hejuru y'ibyaremwe byose, Mana ireba uyu muntu, ukareba uyu mugabo, ukareba uyu musore, ukareba uno mukobwa, ukareba aba bantu, ukareba aba bantu bababaye, ukareba aba bantu buzuye amaganya, buzuye kwiheba bitewe n'ibihe bacamo, ibihe by'ubuzima bugoye, ibihe by'imibereho bigoye. Uyu muntu ubuzima yararimo aracamo, imibereho yararimo aracamo, yaritumye yiheba yiganyira, ndetse kuko muri we nta gisubizo yabonaga. Muzanye mu biganza byawe Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ndasenze kugira ngo kwanza amaraso yawe muhanagureho ibyaha, muhanagureho ibicumuro. Amaraso y'Umwami Imana, y'Umwami Yesu Kristo yamenetse ku musaraba, ahanagura umutima w'ibyaha. Uyu mutima ukamuremo ibyaha, uweze utunganye. Uyu mugabo mweze umutunganye, uyu musore umweze umutunganye, uyu mukobwa umweze umutunganye, uyu muntu mwamufunguye kuri icano mweze umutunganye. Mukureho urubanza rw'ibirego, mukureho ibyaha n'ibicumuro byamutandukanya nawe, bigatuma umwima amaso umutera umugongo. Ndasenze kugira ngo ubihanagure ku buzima bwe,
yihanaguje amaraso ya Yesu Kristo ayavuye ku bw'uyu muntu. Tuzi yuko amaraso ya Yesu Kristo yabaye impongano z'ibyaha bya buri wese uyizera. Aya maraso niyo hagira uyu muntu rero namutunganye kandi namweze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Niyo mpamvu uzanye umutima w'uyu muntu uremerewe, umutima w'uyu muntu urushye mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Uyu muntu ararushye mu mutima, Uwiteka muruhure, Uwiteka muruhure, Uwiteka muruhure mu izina rya Yesu Kristo. Araremerewe, Uwiteka mukureho ibimuremereye. Uremerewe n'ubuzima, uremerewe n'imibereho, uremerewe n'ubushomeri, uremerewe Uwiteka n'igisuzuguriro, uremerewe no gutabwa, uremerewe n'icyangiro, uremerewe n'amadeni, uremerewe mu izina rya Yesu n'uruvugo rw'abantu. Mukureho no mutwaro mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Iyi mitwaro yari yikorejwe n'umuntu, ngwino uyimukureho, ngwino uyimuvaneho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo muri Yesaya 41 n'umurongo waho wa 10 wavuze ngo ntatinye kuko uri Imana ye, ni koko ntakihebe, ni koko uzajya umutabara kandi uzajya umuramiza ukuboko kwawe k'uburyo. Ngaho uyu muntu mutabare mwami, mutabare mu izina rya Yesu Kristo. Tabara uyu mwana wawe, tabara uyu mwana wawe, tabara uyu mwana wawe mu izina rya Yesu Kristo. Muvane muri ubushomeri, muvane mu bushomeri mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndaguhora ku ngoma, muvane muri iki kibazo kimuremereye. Uyu uremerewe n'amadeni, mwishyurire amadeni. Shingura umuryango aho atabona inzira, reka abone inzira, yishyure ideni mu izina rya Yesu Kristo. Uyu uremerewe n'ubumwami akaba ashaka kwiga ariko atabona inzira z'uburyo yabona mu minirivare, mukingurire umuryango abashe kwiga mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uyu uremerewe n'uburwayi amaze igihe kirekire arembye arwaye, yarivuje yivuza hirya no hino biranga, ageze ahantu aramaze kwiheba yumva ko agomba gupfa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ijambo ryawe rivuze ngo ntitukihebe kuko uri Imana yacu. Uramubwiye ngo ntakihebe kuko uri Imana ye, ni koko uzajya umutabara, ni koko uzajya umuramiza ukuboko kw'uburyo. Ngaho muramire Uwiteka, ramira uyu muntu wari wihebeshejwe n'uburwayi, ikiganza cyawe kimukoreho, imbaraga ze zimukoreho, abashe gukira mu izina rya Yesu Kristo. Wihebeshejwe n'uburwayi bwa diabete, wihebeshejwe n'uburwayi bwa kansa, wihebeshejwe n'uburwayi butazwi, uyu basuzumye bakabura indwara akaba yarageze ku cyiciro cyo kwiheba, ikiganza cyawe kimukoreho, mwuka wamukoreho, imbaraga ze zimukoreho mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa akazuka, wihebeshejwe n'amadeni menshi akaba adafite ubwishyu kandi bari kumwishyuza bakazigiye kumuterera cyamunara mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka muramiza ukuboko kw'uburyo, mukingurire umuryango, mushyirireho inzira mu izina rya Yesu Kristo. Mutunguze igitangaza cy'ubwishyu mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uwiteka mutabare, Uwiteka murengere. Uyu uremerewe n'urugo rwananiye mu izina rya Yesu Kristo. Uwo yari yishingikirijeho, uwo yubakanye nawe ntibari kuvuga rumwe, ntibari guhuza, agezaho umutima ucika intege akumva yabivamo. Uwiteka murengere, Uwiteka mutabare, muramiza ukuboko kwawe k'uburyo mu izina rya Yesu. Ariko gukiranuka kwawe muramiza ukuboko kwawe k'uburyo, muramiza ukuboko kwawe k'uburyo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera, ubuzima bwacanze, imibereho yacanze, ntareba imbere ntahabona, ahazaza hiwe ntahabona, kwa jina la Yesu. Bitewe nuko atabona ahazaza hiwe, aremerewe mu mutima we, aremerewe mu bugingo bwe, ararusha Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Muramiza ukuboko kwawe k'uburyo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dore yaragiye kugushwa n'ubuzima, yaragiye kugushwa n'imibereho kuko yari mugoye. Ngaho muramire, ramira uyu mugabo, ramira uyu musore, ramira uyu mukobwa, ramira uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Erega ni ikiremwa cyawe, Mana niwe wamuremye, Mana niwe wamuzanye mu isi. Kwa jina la Yesu murengere, murengere, murengere. Ibi bimuremereye bimuveho, bigwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'umwuka wera, uremerejwe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose no gukora ntibigende uko agerageje, icyo
yagerageje gukora cyose ntigikunda, kirangirira mu nzira, gipfira mu nzira. Ibyo rero byatumye umutima uremererwa, byatumye yiheba. Uwiteka murengere, muramize ukuboko ku buryo mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ndasenze ngo muramire papa, muramire Uwiteka. Mana yumva amasengesho, Mana isubiza gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Wowe utinda kurakara, wuzuye kugira neza kwinshi, kandi ukaba wuzuye imbabazi nyinshi. Wowe utanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Uwiteka, wowe ijambo ryawe ritubwiye ngo ntitukagire icyo twiganyira, ahubwo ibyo dushaka bimenywe nawe Mana uhoraho, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo uyu muntu ashaka urabireba, ibyo umukobwa akeneye mu mutima we urabireba, mu izina rya Yesu Kristo. Musubize ibihuye n'ibyo umutima we wifuza, musubize ibihuye n'ibyo umutima wo gusaba, mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima, munezeze, mushimishe ibyishimo bihuye n'iminsi wamubabarijemo, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uwiteka, 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 banguka gutabara uyu mukobwa wawe, banguka gutabara uyu muhungu wawe, banguka gutabara uyu mwana wawe, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Erega mwami w'abami, ntabwo wamuzanye kubw'impanuka, ntiyaremwe kubw'impanuka, wamuremye wabanje kubitekerezaho, wamuremye wa mwami w'abami wabanje kubitegura, uzi uko azabaho n'uko azasoza ubuzima bwa hano mu isi. Niyo mpamvu musabiye kugira ngo aka kanya uyu muntu muhuze n'igisubizo cy'icyo yari akeneye, mu izina rya Yesu Kristo. Muhuze n'igisubizo kimumara umubabaro, muhuze n'igisubizo kimumara agahinda, muhuze n'igisubizo mu izina rya Yesu Kristo gituma mwana atongera kwiheba. Kwa Yesu, yewe wa mwuka we wari wihebesheje uyu muntu, ndakuvuma, va ku buzima bwe, ndakwirukana yewe dayimoni w'ubwihebe, va ku buzima bw'uyu muntu. Kwa Yesu, wowe wari wamwitambitse imbere, va ku buzima bwe, va ku buzima bwe. Wa mwuka mubi we wihebeshe uyu muntu, wa mwuka mubi we ukangisha uyu muntu, uzana ibikangisho kwa Yesu, ugakanga uyu muntu, ukamutera ubwoba, ukamuvanamo ibyiringiro, ukamuvanamo kwizera. Va kuri uyu muntu, va kuri uyu muntu, va kuri uyu muntu. Kwa Yesu, ndakwirukana mwuka we, wowe wari wihebesheje uyu mutima, wowe wari wihebesheje uyu muntu, umwumvisha yuko bitagishobotse. Va ku buzima bwe, va ku buzima bwe, va ku buzima bwe, ntuzagaruke ku buzima bw'umuntu. Kwa Yesu, aratabawe. Ukuboko kw'Imana kuramuramiye, ukuboko kw'Imana kwamuremye, kuramurengeye, ukuboko kw'Imana kwamuteranyirije mu nda ya nyina, kumucira inzira, kuramuruhuye. Kwa Yesu, yewe wa mwuka we warushaguye umutima, warushaguye umuntu, va ku buzima bwe, va ku buzima bwe, va ku buzima bwe. Wowe wamurushaga, mpagaze mu bitware nawe muri Kristo Yesu, wo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi. Kwa Yesu, ndakwirukana mwuka we wihebeshaga uyu muntu, ndakwirukana mwuka we wihebeshaga uyu mukobwa, ndakwirukana mwuka mubi we wihebeshaga uyu musore, ndakwirukana mwuka mubi we watinyishaga uyu mugore, uyu mugabo. Kwa Yesu, muri uyu Imana ugutwike. Kwa Yesu, jyana ibikangisho byawe, nta giterejwe cya munara. Kwa Yesu, nta gisohowe mu nzu. Kwa Yesu, abonye akazi, uyu umaze igihe adepoza impande n'impande, ntabona akazi. Kwa Yesu, akaba yarageze ku rwego rwo gucika intege ndetse no kwiheba. Kwa Yesu, arakabonye. Kwa Yesu, wowe waramuteye kwiheba, abonye akazi. Kwa Yesu, risumba amazina yose. wowe waramaze kwihebesha uyu murwayi umwumvisha yuko agomba kuva mu mubiri imburagihe, va ku buzima bwe, va ku buzima bwe, va ku buzima bwe, wa mwuka we muveho, muveho iriterabwoba ry'abadayimoni rive kuri uyu murwayi kwa jina la Yesu. Uyu murwayi arakize mu izina rya Yesu Kristo, uyu murwayi arakize kwa jina la Yesu. Watsinda urupfu n'ikuzimu, ukinga ntihagire ucingura mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze mwami w'abami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro. Uyu muntu wari uyihebye, mwami uramurengeye, uramutabaye, wari ufite ubwoba uramukomeje mu izina rya Yesu Kristo. Utabonaga inzira umushyiriyeho inzira, utabonaga inzira y'imibereho umushyiriyeho inzira kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hura n'inzira y'Imana, hura n'igitangaza cyawe, hura n'umugisha w'Imana, hura n'akazi wari ukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhuza n'akazi wari ukeneye mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka
Mwuka Wera ndaguhuza n'igisubizo cy'ibyo wifuzaga mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Akira igisubizo, akira umugisha wawe, akira kwinjira mu masezerano mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari bikwiyebesheje bikubiswe hasi, bivuye ku mutima wawe, bivuye mu bugingo bwawe mu izina rya Yesu. Injira mu masezerano yawe, injira mu mugisha wawe, injira mu gisubizo. Akira gutabarwa kw'Imana, akira kuramirwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Wari warabuze umuntu ukuramira, ariko aka kanya uwakuremye akaguteranyiriza mu nda ya nyoko, igihe kikagera ukavuka ukaza mu isi, arakuramije ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwe arakuramiye, arakuramiye, arakuramiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona Imana ikuramira, ndabona Imana ikwishyurira ideni wari ufite ikibazo cy'ideni, ndabona wowe Imana igukiza indwara, wowe wari umaze gutakaza ibyiringiro wumva ko bidashoboka, Uwiteka aragukijije, Uwiteka agukozeho, marayika wagukozeho mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru rigukozeho mu mbaraga z'Umwuka Wera. Wowe wari umaze kugera ku rwego rwo kumva yuko utagikeneye n'amasengesho kwa jina Yesu, byari ubugome bw'umwanzi, byari uburiganya bw'umwanzi. Umwanzi yarazi yuko nuramuka usabye uzahabwa, akuvanamo ibihe byo gusenga. Aka kanya mu izina rya Yesu nirukanye umwuka wari umaze kukwebesha, wari umaze kuvanamo ibihe byo gusenga, wari umaze kuvanamo ibihe byo kwizera. Nusohoke mu buzima bwawe kwa jina Yesu. Akira kwizera kuguhuza n'igisubizo, akira kwizera kuguhuza n'ibyo umutima wawe wifuza mu izina rya Yesu Kristo risomba amazina yose. Ndaturangura tabawe, ndaturangura tabawe. Ibyari bimaze iminsi biguca intege tubikubise hasi, tubifashe mbiri, tubijugunye kure y'ubuzima bwawe kwa jina Yesu. Ibiguca intege bivuye mu bitekerezo byawe, ibiguca intege biri mu mutima wawe, tubisohoye mu mutima wawe, tubisohoye mu bitekerezo byawe mu izina rya Yesu Kristo. Ni umwuka wari wakwinjiranye, winjirira ibitekerezo byawe, winjirira umutima wawe, utangira kukwiyebesha. Uyu mwuka wakwiyebeshaga ukuvuyeho, urakurekuye, urakurekuye. Uyu mwuka wagucaga intege urakurekuye kwa jina Yesu. Yewe wa mwuka wacaga intege umuntu uramurekuye, uramurekuye, uramurekuye mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Muvaho, aratabawe, abonye ukuboko kw'Imana. Haracyari ibyiringiro byo gutabarwa k'uyu muntu, haracyari ibyiringiro byo kurengerwa k'uyu muntu kwa jina Yesu. Arengewe n'Imana, atabawe n'Imana katika jina la Yesu Kristo. Nibyo koko yari yabuze umufasha, yari yabuze umuramira, yari yabuze uhagarara mu ruhande rwe, ariko Uwiteka, uyu muntu Uwiteka muhagaze mu ruhande, uyu muntu Uwiteka amuramije ukuboko kw'iburyo. Urakoze Mwami w'abami, kuramiye abantu bawe, urakoze kuramiye abantu bawe, urakoze kuramiye abantu wiremeye. Izina ryo rihabwa icyubahiro, izina ryo nishyirwe hejuru. Ndumva Imana hari abantu itabaye, ndumva Imana hari abantu irengeye, hari abantu itabaye vuba byihuse, hari abantu irengeye, hari abantu isubije, hari abantu ikuye mu maganya, hari abantu ivanye mu bwihebe, hari abantu yishyuriye amadeni, hari abantu ihaye akazi, hari abantu ikijije indwara, hari abantu katika jina la Yesu bagarukiwe n'ababataye. Wari waratawe, Uwiteka tumye abo bantu bagutaye bakugarukira katika jina la Yesu. Urakoze Mwami kurengera abantu bawe kandi ukamushyigikiye uyu muntu. Izina rye nihabwe icyubahiro, kuramiye abantu bawe. Amashimwe n'ikuzo byose bikugarukire mu ijuru no mu isi kubw'uyu muntu. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Akira gutabarwa n'Imana, akira gusubizwa n'Imana. Ntushidikanye mu mutima wawe hari icyo umwami w'abami akoze. Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro ibane nawe. Shalom shalom. Unezezwa n'amasengesho tugusengera, ukanezezwa n'ibiganiro bica kuri iyi channel yanyu ya Senga Ubohoke. Kanda subscribe, hanyuma usangize n'abashuti bawe iri sengesho. Mugira amahoro, umwami w'abami abagirire neza. Shalom shalom.